Chinua Achebe yari umwanditsi w'umuhanga mu nkuru ndende n'imivugo, n'umugabo wamenyekanye cyane n'ubu ngubu akaba akiri mu mitwe y'abantu. Yavutse tariki ya 16 Ugushyingo mwaka w'1930, avukira mu gace kitwa Igbo mu mujyi wa Ogidi, aho hari mu gace k'amajyepfo ashyira uburasirazuba bwa Nigeria. Gusa yatabarutse tariki ya 21 Gicurasi muri 2013. Uyu mugabo akimara kuvuka, se na nyina bamwise Chinua Lomongo, bisobanuye Imana iranogwanirira. Bakurikizaho Achebe. Yarezwe n'ababyeyi be mu gace ka Igbo. Mwaka w'1936 Chinua Achebe yatangiye amashuri muri St Philip's Central School. Yatangiye ari umuhanga cyane kugeza ubwo umwarimu umwe mu bamwigishaga yakundaga kumutaramaho mu ishuri, avuga ko ari we wenyine ufite umukono mwiza mu ishuri ryose kandi ko afite urwego rw'imisomere ruhambaye. Ku myaka 12 Achebe yataye umuryango we ajya kuba kwa mukuru we John muri Nekede, hari nko muri kilometero 4 uvuye muri Oweri. Muri iki cyaro niho mukuru we yigishaga. Va mu bwana bwe uyu mugabo yari umunyamatsiko cyane kandi akagira umurava. Nkuko rero itaranto ye yayigaragaje cyane mu bijyanye no kwandika inkuru ndende n'imivugo. N'ubundi akiri n'umwana yakundaga gusoma inkuru ndende zagiye zitandukana. Gusoma ibitabo byaramufashe kugeza ubwo yabonye amanota amwemerera kujya kwiga muri kaminuza y'Ibadan, ajya kwiga ibijyanye n'ubuganga. Gusa yagezeyo arabihindura, ahubwo yiga ishami rijyanye n'ubuvanganzo bw'icyongereza, ishami yize muri kaminuza rigizwemo n'ibindi birangirire mu kwandika inkuru ndende nka Soyinka, nawe n'umwanditsi w'umunyafurika wamenyekanye cyane mu kwandika imivugo n'amakinamico, akaza Christopher Okigbo n'abandi benshi batandukanye. Chinua Achebe yanditse inkuru ndende zagiye zitandukana, muri izo ngizo hari nk'iyo yise ibintu byadogereye mwaka w'1958, hari iyo yise Nga at Ease yo mwaka w'1960 ntibyoroshye, hari n'icyo yise Arrow of God umwambi w'Imana yo mwaka w'1964, hari n'iyo yise A Man of the People umuntu w'abantu yo mwaka w'1966. Inkuru ze yazandikaga mu rurimi rw'icyongereza. Mwaka w'1967 ubwo agace ka Biafra kashakaga kwitandukanya na Nigeria, Achebe yabaye wa mbere wafashije ako gace mu guharanira ubwigenge bwako. Nyuma yaho yaje kuba umuvugizi w'ako gace nk'igihugu gishya. Byatinze mu mwaka w'1970 leta ya Nigeria yongeye kwigarurira ako gace. Achebe kandi yagiye mu mashyaka atandukanye, gusa ntibyatinze yaje kuyavamo bitewe n'ikimwaro yaterwaga na ruswa yabonaga mu bayobozi kandi akabona ntacyo yabikoraho. Yabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka myinshi. Yaje gukora impanuka yanamusigiye ubumuga bwa paralize. Ubu bumuga bwatumye ajya agendera mu igare ry'ababana n'ubumuga. Inkuru ze yazandikaga mu buryo bwibanda ku muco gakondo wa Igbo, ingaruka z'ubukristu n'iteshwa agaciro ry'indangagaciro zo mu gice cy'uburengerazuba bwa Afurika nyuma y'ubukoloni. Mu mwaka w'1933 nabibutsa ko Chinua Achebe yakoreye NBS, byamufashe kwinjira mu itaranto ye neza kuko yakoraga mu gisata kibijyanye no kwandika no kuvuga. Byanatumye mu mwaka w'1956 ikinyamakuru cya BBC kimuhamagara ngo azagikorere. Ubwo inkuru ndende ya mbere yise byadogereye yari mibica hirya no hino ku isi, nibwo yurijwe mu ntera akorera NBS. Ese yimukira muri Enugu kubw'akazi. Ahageze yahuye n'umugore witwaga Christia Chimwe Okeli. Barakoranye kugeza ubwo ku itariki ya 10 Ugushyingo mwaka w'1961 bashyingiranwa. Umuryango wabo wibarutse abana batatu. Imfura yabo yari umukobwa witwaga Chinelo, agakurikirwa n'umuhungu witwaga Ikechukwu, agakurikirwa n'undi muhungu witwaga Chide. Uyu mugabo rero yabaye ikirangirire ku isi hose bitewe n'ibyo yakoze, harimo nko kwandika inkuru ndende zigiye zitandukanye n'imivugo, kandi yabaye n'umwe mu banditsi bagiye bakomera ku muco wa Kinyafurika mu bitabo yagiye yandika. Amwe mu magambo rero yahinduye ubuzima bwa benshi. Nawe wumva inzu y'ibitabo none ahangaha yahindura ubuzima bwawe. Yaravuze ngo iyo umuntu abanyamahoro n'Imana n'abakurambere be, umusaruro we uzaba mwiza cyangwa mubi hakurikijwe imbaraga z'amaboko ye. Iri jambo ndifuza ko ari ryo twasigarana. Iyo umuntu abanye amahoro n'Imana n'abakurambere be, umusaruro we uzaba mwiza cyangwa mubi
hakurikijwe imbaraga z'amaboko ye. Nubwo waba ubanye neza n'Imana ndetse n'abakurambere bawe, menya ko umusaruro wawe uzaba mwiza cyangwa mubi ku bw'amaboko yawe. Aranavuga ngo ntukihutire kwinezeza cyane kuri iyi si, utazamera nk'ishashi y'isha yabyinnye ikageraho icumbagira imbyino nyamukuru itaraza. Igeze kuvuga ngo umubu wabwiye ugutwi ngo bashyingiranwe, ugutwi kuraseka cyane kuratembagara, kurangije kubaza umubu kuti ubwo wowe urabona uzabaho igihe kingana iki koko? Wowe ntiwaramba rwose. Umubu warasebeye ugenda wimyiza imoso, bigeze nijoro ugutwi kuraryama. Umubu uraza urakongorera uti erega ndacyari muzima. Isomo ririmo nuko nta kintu gito ku buryo kitagutesha umutwe, nta n'ikintu kinini ku buryo kitacika intege. Uyu mugabo yaravuze ngo umugabo iyo atumiye bene wabo mu kirori ntaba batumiye agamije kubakiza inzara, kubera ko bose bashobora kuba bafite ibyo kurya mu ngo zabo. Iyo imiryango ihuriye hamwe ikitegereza ukwezi, ntabwo baba bahujwe n'ukwezi, kubera ko buri wese yabasha kukwitegereza yibereye iwe mu rugo rwe. Iteka ryose tugomba kuzirikana ko duhurira hamwe kubera ko ari ngombwa kubikora. Duhurira mu birori kuko ari byiza nk'abavandimwe kubikora. Chinua Achebe yaravuze ngo mwana wanjye nubona ugiye kugwa, byibuze ujye ushakisha uburyo ugwaho amagufwa yawe ashobora gukusanyirizwa byoroshye. Aranavuga ngo abazungu n'abahanga baje mu mahoro bitonze niyo bakamana ryabo, maze turabareka. Batsinze bakuru bacu, none dore ubwonko bwacu ntibugikora nka mbere, ndetse n'ubwoko bwacu ntibugikora nka mbere. Bateye imbugita ku kintu cyari kitubumbatiye, none twaguye intatane. Yaranavuze ngo iyo abasaza bavuga ntabwo biterwa n'uburyohe bw'amagambo ava mu kanwa kabo, ahubwo bavuga bitewe n'uko babona ibyo abato batabona. Chinua Achebe yaravuze ngo nukorana n'umuntu ugusuzugura akibwira kuri ikigoryi, rimwe na rimwe ujye unyuzamo umwibutse ko uzi ibyazi, ahubwo wahisemo kwitwara nk'injiji kubwo gushaka amahoro. Ntacyo bitwaye kwigira injiji bakakubona nk'ikigoryi ariko ugamije gushaka amahoro. Hari ubwo ukorana n'umugabo, uwo mugabo ariko akagutekereza nk'aho uri injiji. Ku ruhande rumwe ni byiza kutaripfana, ahubwo ibyo mukorana byarangira ukamwibutsa ko uzi ko agufata nk'injiji ariko wahisemo kwigira injiji kubwo gushaka amahoro. Achebe yaravuze ngo umuvandimwe uri mu bibazo agomba gutabarwa aho gushinjwa amakosa. Burya uburakari ku muvandimwe bwumvikana ku mubiri aho kumvikana ku magufwa. Muri make ukubita umuvandimwe yirinda kumena igufwa. Achebe yaravuze ngo ntugategereze ko amazi agera mu ijosi ngo ubone kugira icyo ukora, ahubwo iteka ryose igihe cyiza cyo kugira icyo ukora ni igihe amazi ageze ku kagomba mbari. Yaranavuze ngo ko umugabo yatera imbere kose si umugabo nyawe niba urugo rwe rwaramunaniye. Aranavuga ngo kugeza igihe intare izakorera amateka yayo, amateka yo guhiga azahora agaragaza umuhigi nk'intwari. Achebe yaravuze ngo umwana wakarabye ibiganza bye niwe ubasha gusangira n'abami. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo nta muntu ushobora kunyigisha uwundi we, kubera ko buryo ushobora gusobanura bimwe mu bice bingize, ariko uwundi we byanyabyo ndetse n'icyo nkeneye ni ibintu ngomba kwimenyera ngewe ubwanjye. Aranavuga ngo ideni rishobora kuzaho uruhumbu ariko ntirishobora kubora. Umwenda ushobora gufurika ariko ntushobora kubora. Ideni rishobora kurenza igihe pe ariko ntirishobora kubora. Uyu mugabo yaravuze ngo menya urugo rwawe ariko umenye no mu baturanyi bawe, kubera ko umusore utarigeze ugira ahandi ajya atekereza ko nyina ari we mutetsi wenyine ukomeye. Umusore udatembera atekereza ko nyina ari we uzi guteka wenyine. Achebe yaravuze ngo umunyabwoba ashobora gutitiza isi akoresheje amagambo ye, ariko igihe cyo kurwana cyagera agahunga. Aranavuga ngo iyo umusazi agenda yambaye ubusa, bene wabo nibo bumva bafite ikimwaro. Uyu mugabo yaravuze ngo iyo urutoki rumwe ruzanye amavuta rubasha no gusiga izindi ntoki zose, ndetse rushobora no gusiga umubiri wose.
Achebe yaravuze ngo umugabo w'agaciro ntuhagarara ku ijambo rye. Umugabo w'agaciro ntagihaguruka ngo avuguruze ibyo yavuze ejo. Achebe yaravuze ngo nk'uko umwana adashobora kwishyuzwa amashereka ya nyina, ni nako umuturage adakwiriye kwishyuzwa amashereka y'igihugu cye. Aranavuga ngo niba buri gihe wumva uruhande rumwe rw'inkuru, ntabwo uzigera uyisobanukirwa na gato. Yaranavuze ngo iyo watekereje gutesha agaciro ubumuntu bw'abandi, uba wamaze gutesha agaciro ubwawe. Uyu mugabo yaravuze ngo umugabo uteza abandi ibibazo nawe aba arimo kwikururira ibibazo. Aranavuga ngo umuntu w'ikigwari niwe ushishikarira kurwana, kubera ko gusa abonye umunyantege nke yanesha. Achebe yaravuze ngo izuba rimurikira abahagaze mbere y'uko rimurikira abapfukamye. Kora ku buryo rero izuba rikurasira mbere yo kurasira abaryamye cyangwa abapfukamye. Icyabigushoboza rero ni uguhagarara. Uyu mugabo yaravuze ngo niba udakunda inkuru y'umuntu runaka, andika iyawe. Aranavuga ngo iyo abavandimwe barwanye byo kwicana, umunyamahanga umwimukira aragwa imitungo y'ababyeyi babo. Achebe yaravuze ngo iyo umubabaro ukomanze ku rugi ukawubwira ko nta cyicaro hafite, urakubwira ngo ntugire ubwoba kubera ko nizaniye intebe yanjye. Aranavuga ngo ibyangiritse mu mwaka umwe bishobora gufata imyaka 10 cyangwa 20 kugira ngo bisanwe. Ibintu byangiritse mu munsi umwe bishobora gufata ukwezi cyangwa amezi 2 kugira ngo bisanwe. Hanyuma mu magambo yose Chinua Achebe yavuze, munyemerere nyasoreze kuri iri ngiri riri no mu yo twasigarana uyu munsi. Chinua Achebe yaravuze ngo hari itegeko nifuza kwigisha abantu: ntukababarire ubusa. Imibabaro igomba gusiga ikintu cyiza kandi cy'ingirakamaro. Buri uko ubabaye ujye ubifata nk'amahirwe yo gufata icyemezo gihindura ubuzima bwawe. Imibabaro igomba kubyara ikintu cyiza kandi kinejeje. Rero ni amagambo meza cyane yavuzwe n'icyamamare Chinua Achebe.